Jamani mapiko ntabwo biba byoroshye cyane, reka tubasuhuze mwese abantu batuye mu mpande enye z'isi, baba abatuye mu Afrika, Amerika, Uburayi, Aziya, Australia. Kabisa uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye, ariko akaba hari byinshi tugenda twungukira hano mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka dusuhuze umuvandimwe uri hariya atubereyeho cyane kuri YESU TV show, uwo ngo nta wundi ni wa wundi mwamenye nka YESU. Uyu nguyu ni Black B, akaba ari umunyamakuru w'iyo TV, tumusuhuze cyane yambu kabisa. Jay kuri Zene TV, kabisa reka tugusuhuze umuntu utaramu cyane. Rero ibintu biri kugenda bivugwa hirya no hino mu burakari bwinshi cyane. KANYE WEST yihakanye YESU, yikoma abantu bishingikiriza ku masengesho gusa badakora. Uyu muraperi KANYE WEST afitanye ibibazo n'abantu benshi cyane ku isi, yongeyeho gutuma abantu bacika ururondogoro nyuma yo gutangaza ko muri abo bantu bafitanye ibibazo ku rutonde harimo n'uwitwa YESU cyangwa se YESU bikurikije na Bibiliya uba wasomye. KANYE WEST yatangaje ibi ubwo yari mu kiganiro kuri Big Boy TV, ubwo umunyamakuru yari amuhagaritse ari kumwe na mugenzi we Darasai ngo bavugane byinshi kuri alubumu yabo bafatanyije bise Vultures, bari kuzenguruka isi bayimenyekanisha. Ubwo rero barimo baganira, umunyamakuru wa Big Boy yahinduye ikibazo amubaza bijyanye n'imyemerere ya Gikristo. Uyu munyamakuru yatangiye amubaza ku bijyanye n'ibyiyumviro bye ku madini y'iki gihe. KANYE WEST nta kurya iminwa, mu mujinya mwinshi cyane yahise agira ati, mfitanye ibibazo bikomeye cyane na YESU. Hari ibintu byinshi cyane byangoye nagiye nyuramo mu buzima bwanjye, ndabisengera ariko YESU ntabwo yigeze anyiyereka. Icyo gihe nta kindi nagombaga gukora uretse kurwana urugamba rwanjye nkava mu bibazo nari ndimo nkagera ku cyo nifuza. KANYE WEST kandi yongeye kwikoma abantu bishingikiriza ku masengesho gusa, aho kugira ngo banakure amaboko mu mifuka yabo ngo bakore, ugasanga bahora basenga gusa Imana ibahe nyamara badakora. Rero mu gihe bizwi ko Imana ifasha uwifashishe, we ngo yagiye yanga ibi bintu cyane. KANYE WEST yagize ati, ikintu nge najya nishingikirizaho ni ugusenga gusa ngo Imana ime. Icyo mvuga ni uko ushobora gusengera ikintu ariko ukanagerageza kugikorera utiriwe utegereza Imana gusa ngo izakigukorera uyicariye. Abo bantu rero usanga bishingikiriza ku masengesho ni babandi usanga n'ubundi bahora bataka ubukene inshuro nyinshi cyane. Wowe senga ndetse unagerageze gukora icyo kintu urimo gusengera cyane ko Imana inafasha uwifashije. Urugero rwa hafi rero usanga umuntu ahora asenga ngo Imana imuha amafaranga n'ubukungu, ariko atajya akora na gato, ugasanga ahora mu masengesho gusa nta kindi akora. Ati mujye munanyuzamo rero mukore rwose. KANYE WEST ni umwe mu baraperi bazwiho kutajya baripfana, ni ukuvuga ngo we aravuga icyo atavuze nyine ntabwo aba yakimenye, kabone n'ibanga rye ararivuga. Uyu mugabo niko yitereye, bavugira aho kandi bagakoresha ukuri kwishi cyane. Rero ibi biri mu bintu abantu bamukundiye cyane mu myaka yagiye itambuka.
yongeye kwikoma rero abantu bishingikiriza ku masengesho gusa badakora. Umva indirimbo yitwa KANYE ya KANYE WEST. Iyi ndirimbo iri kuri YouTube, wafungura ukasacinga ukaba wayibona kabisa. Turabemera utarakora subscribe mubwire ko ari cyo gihe cyiza cyo kuba wayikora kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho tanu kwa tanu kabisa. Ciao ciao.